umuntu yari yarabuze urubyaro akajya ku mupfumu bakamuha umwana, uribwira ko uyu mwana ari guturuka he? Se w'abatinganyi yonka amaraso nk'uko umwana yonka amashereka. Atabonye rero amaraso, uyu munsi ntabwo isa ari iya Satani, ni intambara iteruye, kuko iyi ntambara ntabwo ari twe tuzayirwana. Marayika nimuvuga ngo ntagira umubiri, Yakobo yamufashe he bakirana. N'undi muntu uzakubwira ko yabonye marayika, ujye ubifata nk'ivangirwa cyangwa yasuwe n'abadayimoni, kuko ubwami bw'abamarayika bwasimbuwe na Kristo abonye ko abamarayika bacumura bakayobya abantu. Abantu mujya muvuga ngo umuntu ngo yagiye muri Eliminati. Eliminati ni umuryango w'abantu bake cyane, ni abantu bafatika bahari. Oya, umwuka w'Imana nimwuzura umwuka azabayobora, nimukizwa neza umwuka azaza, umwuka naza azabayobora. Si ngombwa kwirirwa mbabwira ngo dore Satani, nababwiye ngo dore Kristo. Hari abantu bibaza ngo noneho Satani se agira imbaraga ziruta iz'Imana, cyangwa nuko ari bo abantu bizera cyane kurusha uko bakizera Imana? Oya, Satani ari direct ku bantu kuruta ku Mana, kuko Imana bidusaba ko turahakana umwuka w'Imana gute kandi ari Imana yavuze ngo muri iyo minsi nzawubasukaho. None se ni udusukaho tuzawukoresha iki tutahanuye? Rero aha hari ibintu birimo bihanitse muri iri jambo ry'Imana bitegera ubwenge bw'abantu, bisaba umuhanuzi ubihanura akabyegereza capacité intellectuelle y'abantu. Ijwi ry'umukanguzi. Nshuti za Nkunda Gospel, mwe mudukurikira umunsi ku wundi, nshuti mukurikira Ijwi ry'umukanguzi, nayo ni channel nziza nyira ubutumwa bwiza, ariko cyane bwabwirijwe n'umukozi w'Imana, evangeliste cyangwa se hari n'abantu batangiye kwita pasiteri. Niyo mugabo Aniseti. Ntekereza ko impamvu bakwita pasiteri no ko hari ibyo uvuga bagenderaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, bigasa nkaho bibashumbye cyangwa se bibayoboye. Ndumva nta kosa ririmo kuba bakwita pasiteri, ariko ubwo nta urakwimika. Ubundi ko ujya uhagera ugatsikira uvuze pasiteri, kubera iki se nta uranyimika? Njye nakubwiye ko urwo rwego ndusumba. Twe turarusumba kuko deja ubundi abantu bakwiye kubimenya ko izina ry'umuntu rituruka mu byo akora. Kuko nta muntu utugira imirimo, ahubwo imirimo ituruka mu bikorwa. Yego. Twongeye kwakira kuri izi mbuga zombi, haraciye iminsi kubonana ntabwo byari byoroshye, ariko Imana iciye akanzu. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turi buze kuganira ku ngingo zitandukanye, ariko turaganira ari uko umaze kudusengera twinjiye mu kiganiro. Karibu cyane n'isengesho. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, se umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirishimwe. Iyo tubonye akanya ko kuvuga izina ry'Uwiteka, twibuka ko ari ryo dukirizwamo twahawe mu isi no mu ijuru. Twibuka ko ari ryo zina riruhura indushyi. Muririmbyi yaravuze ngo ushonjerera muhazi. Haleluya. Undi aravuga ngo ni ryo ngabo ihora idukingira kandi n'urutare twubakamo. Imana ishimwe. Turasenze kugira ngo abantu badukurikiye ku Ijwi ry'umukanguzi, abantu badukurikiye kuri Nkunda Gospel, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'ubuntu n'imbabazi n'ibambe, Imana y'imirimo, Imana y'ibikorwa n'ibitangaza itanga impinduka kuri bo mu bugingo, mu mubiri, mu mitekerereze yacu, uburyo butuma tugwiza ihumure rivuye mu maboko y'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Hari abantu bashobora kuba bakurikiye izi mbuga zombi cyangwa se izi shene zombi ari ubwa mbere akubonye. Yego. Nibyo rwose twatambukiza inyigisho nyinshi cyangwa se munabwiriza henshi hatandukanye kuri iyi mihanda ya YouTube muriho ahantu henshi. Harya naho ni ku mihanda. Tuyita ku mihanda, ariko sintekereza ko twe muri gospel akwiye kuba ku mihanda, ahubwo akwiye kuba mu nsengero za YouTube. Yego. Wamwibwira ute kugira ngo dutangire twese tuziranye? Amazina wenda hari reka nibwire abantu bambonye ko ari ubwa mbere, ariko kuri Nkunda Gospel ntago ndi umushyitsi, no ku Ijwi ry'umukanguzi. Nitwa Aniseti, ubundi nitwa Niyo Mugabo Habiyaremye Aniseti. Niyo Mugabo rero ntabwo ribaruye, niyo mpamvu abarizi kuri kavukire niko banyita. Hanyuma habaruye Habiyaremye Aniseti, amazina yombi nayanjye. Naba abantu batera inkunga bakoresha ya nomero ya Momo
hariho niyo mazina babona hariho ubwo babyumve nibaza kuyibona batagira ngo nundi buriya hari abahari bari budutera inkunga abantu bari kuri Nkunda Gospel n'abantu bari ku Ijwi ry'Umukanguzi mwibuke yuko Ijwi ry'Umukanguzi bari mu gikorwa cyo kubasaba kubatera inkunga kandi nibyo koko iyo umuntu akunda ikintu agomba no kugishyigikira kugira ngo barusheho kwaguka. Hari n'ibikoresho byinshi badafite bashaka kugira ngo mbona ikindi iyo umuntu ateye inkunga umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza aba azi ibyuho byinshi birwanya ubutumwa. Yego wowe ugira ngo ibyo utanze bingana n'ubushobozi warekuye ariko ntabwo biba bingana na bwa bushobozi warekuye ahubwo bingana n'inyungu Imana inyuze aha hantu we washyigikiye. Imana ibaha umugisha rero amazina nayo ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bobi yavuze ngo pasiteri aratsikira njye ndi umumisiyoneri kandi misiyoneri ari hejuru y'abo bose. Hanyuma nta n'umwe ndi hejuru nanone ku bwa titre ko ndi umukristo kandi ntekereza ko ariyo basic y'ayo mateyito yose. Umukristo nta waba umubwirizabutumwa atari umukristo, nta waba umupasitori atari umukristo, nta waba bishop cyangwa ba reverend cyangwa muri iyi minsi biriho ibiriho twebwe ntitubyemera nk'ibihari mu gihe bitanyuze mu nzego binyuramo. Urwego rw'ibanze nuko tuba abakristo kuko ibyo tuvuga ni ibya Kristo kandi n'ikiduhuje nabo bera ni ibya Kristo. Kumva muri iyi minsi hari abantu nyine bitwa abapasiteri bafite amatitre n'iki kuko pasiteri cyangwa bishop cyangwa irindi zina ryose ntekereza ari titre atari umukristo. Indangagaciro z'umukristo cyangwa imbuto z'umukristo zitamuriho ku buryo wanabishidikanya ko ari umukristo. Ntekereza ko yitwa gutyo n'abantu bo hanze ko abantu benshi hari n'igihe uzasanga ikabari yo kwa murokore kandi ari akabari. Ntekereza ko abantu bo hanze bo babikoresha nk'izina ry'imikino. Ni nk'uko ushobora gusanga uwigeze ayobora ishyirahamwe runaka bamwita perezida yaba yaranavuyeho bakavuga kwa perezida ukagira ngo ni ku mukuru w'igihugu. Rero ubundi perezida aba ari uganje. Hanyuma rero uzi neza ko yitwa iryo zina adakora ibyaryo arabizi ko ari icyitiriro. Ko mu kinyarwanda turavuga ngo izina niryo muntu. Yego. Niba rero utari ryo naryo ntabwo riri wowe. Yego wakomeza n'ibindi ruri nta kindi kidasanzwe numva nabibwiramo. Hari abantu bajye batubaza itorero dusengeramo ndiceceka ku bw'iyo mpamvu ko iyo mbabwiye ngo ndi umumisiyoneri kuvuga itorero n'urugero rw'intege nkeya cyane. Ko misiyoloji ntitwemerera iryo duprezanta kuruta irindi ahubwo igihari ndi umukristo. Ntabwo ari uko ntarigira ndarifite nsengera muri ADPR ariko sindarikira idini kimwe nuko ntararikwa n'idini. Yego ndumva abantu wenda batekereza ko uri umusore. Ntabwo uri umusore ndi umupapa w'abana benshi. Deja umubyeyi ntanarera ababyaye gusa nubwo n'abavuye ku rukiryi rwanjye atari bake ariko ndi umupapa. Reka dutangire ikiganiro muri buno buryo. Mu minsi yashize twakoze ibiganiro bitandukanye ndumva bishobora kuba ari nka 3 cyangwa 4 byagarukaga cyane ku biri kuba cyangwa se ku bintu byari biri kuba. Angane nguce mu ijambo nibutse ko mvuze ngo ndi umupapa nibuka hari igihe nabivuze umuntu anyandikira ambwira nawe aravuga ngo ariko ngo kuki muvuga ko muri abapapa ntimuvuge ko mugira abagore. Nanjye ndamubaza nti se n'abapapa ntabyaye nabyara nta mugore atagira umuntu biza kongera gukonfuzinga. Yego murakoze. Nandi kuvuga yuko mu minsi yashize twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye byagarukaga ku bintu biriho ubu cyane cyane intambara iri hagati ya Israel na Palestina cyangwa se Israel na Hamas. Icyo twibandagaho cyane muri iyo minsi cyose muri ibyo biganiro n'abantu batabirebye basubira kubireba ku macana yombi biriho. Twibandaga ku mateka icyo ijambo ry'Imana bivugaho aho biva aho byerekeza uko byatangiye ndetse n'iherezo ryabyo cyangwa se ko bishobora kuzarangira. Twagiye tubiganaho cyane. Uyu munsi dushobora kutaza kubitindaho ariko muri iyi minsi yashize hari ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri iyo ntambara n'iki. Ntitwabonye umwanya ngo tubiganeho mu gihe byavugwaga ariko ubwo duhuye kandi twaragize kubivugaho ni byiza ko mbikubaza ngo tubiganireho. Kino kintu cyabayeho cyuko habayeho igihe muri iyi minsi yashize abanyesiraheli cyangwa se Israeli basa nkaho bitakanye Netanyahu. Haba n'ibihugu bimwe bitangira kumusabira ko atabwa mu yombi cyangwa se akurikiranwa. Abisiraheli nabo barigaragambya
bigaragambya kugira ngo abafashe agabanye kwataka Gaza cyane n'iki kugira ngo ziriya mbohe zari ziri muri Gaza n'iki zirekurwe na Hamasi. Ariko kino kintu cyo kuba ya unity cyangwa se kwa gufatanya kw'Abisirayeli kwacitsemo kabiri, hari igihande kimwe gishyigikiye ikindi kidashyigikiye, ikindi bigaragaza iki, cyangwa se nk'aho ubyumva cyangwa ubibona ubyumvise byagusigiye iki? Mu by'ukuri mwagize ngo n'ejo bundi Abisirayeli bigaragambije, ariko leta ya Isiraheli isanzwe ifite abawopozisiyo baba mu gihugu indani y'Abisiraheli. Yego, b'Abisiraheli batemera ubutegetsi bwa Netanyahu. Hanyuma iyo tuvuga batemera ubutegetsi, ubwo ni ukuvuga batemeranya na guverinoma iriho. Hanyuma aba mbere baturukaga muri ya miryango 10 bavuga ngo ni imiryango 10 yazimiye, ko Isiraheli igizwe n'imiryango 12, uyu munsi hakayobora 2. Iyo bavuga ngo ni imiryango 10 yazimiye, birumvikana ko iyo 10 itahabwaga umwanya. Rero iyo 10 ubundi kwanza mugomba kubanza kumenya ngo Abisiraheli bashimuswe bari mu yihe miryango. Ese ubundi baba bari hehe? Baba bari he? Mbo aho simpazi, kuko iyo mpamenya niba nari kubwira Isiraheli cyangwa abandi bakajya kubakurayo. Ariko reka tuvuge ngo ni mu maboko ya adversaire, byanze bikunze ni mu maboko y'umwanzi. Niba ari mu maboko y'umwanzi, birumvikana ko aho bari si mu butware bwa Isiraheli, bari mu biganza bya Hamasi. Kandi nagarutse mbabwira ko Hamasi ntabwo ihagarariye kandi ntiyobora Abanyapalestina, ku buryo ikosa rya Hamasi ryari gutuma Abanyapalestiniye bose babigenderamo. Nubwo ariko Netanyahu yabibonye cyangwa ariko batatse, kandi nabwo mutagira ngo Netanyahu ntasanzwe yari afite inzika na Hamasi. Muribuka ko Hamasi yanishe ni mukuru we, ni murumuna we mu ntambara ya Entebbe, icyo bise Operation Entebbe muri Uganda. Yego, yes, haguyeyo mwene nyina wa Netanyahu. Abize histoire, ababizi nyine, ntabwo mvuga ngo abize deja, ntabwo byanyuze mu isomo, ariko ababizi barabizi. Rero iyi miryango 10 itemera cyangwa itemerwa muri Isiraheli, ntinemera ubutegetsi bwa Netanyahu, kwigaragambya yo yari isanzwe bikora na mbere, barabikoraga. Hakaza n'abandi b'Isiraheli bavuganiraga aba bari bashimuswe. Ariko ubundi mu ntambara uko Netanyahu yabikoze, nshobora kuba nanjye nabikora gutyo. Uti kubera iki? Ubundi igihugu ntikigira umuturage umwe, igihugu kibarwa nk'ingano y'abaturage. Iyo uvuga ngo 100 bashimuswe, ntibangana n'abishwe na bya bisasu byari byatewe. Rero urwanirira igihugu ashobora gukora irengayobora, agafata abashimuswe nk'abapfuye kugira ngo arokore abazima bareba. Ego, ikindi cya kabiri, uriya ni umutego wo kugira ngo Hamasi yumvikane na Isiraheli, kandi Netanyahu ntari bubikore. Icya gatatu, mwibuke ko abami bose bakoronizaga Isiraheli, kandi mu minsi yashize byari bitangiye kuba hari hajemo akantu kuko batangiye kumvikana muri kuraba turekuraba n'iki, ubona ko harimo njyewe ntabwo ariko nabibonye. Netanyahu yari ameze nk'umuntu uri gushaka gutata no gufatira Hamasi mu cyuho batari kurwana, kuko ubundi ubutasi mu ntambara bucika intege, kuko ibimenyetso bigenda bipfa. Ariko iyo ari muri kagahe gasa n'ubwumvikane, biroroshye kumenya ngo wari uri mu buvumo avuyemo, kumenya ngo afunguye anyura he, biroroshye. Nabyo iriya ni propaganda y'intambara. Ni propaganda y'intambara, kuko ashobora no kumenya aho ari akanagira, kuko Netanyahu yaza kuba afite umutima w'imbohe zari zarafashwe, ntabwo yari kurasa ibitwaro bya kirimbuzi muri Palestina. Byari no gufata, kandi ubutasi bwa Isiraheli burakomeye, bari no gutata bakagenda bica umwe kuri umwe, ko nizo mbaraga bari bazifite. Ariko Netanyahu ntabwo ashaka kwica no kubohora imbohe gusa, ashaka kwica umunyahamasi akabohora imbohe, akanabohoza igihugu, ko Netanyahu ashaka n'ubutaka bwa Palestina. Byo nabyo mubimenye ko ashaka kuhayobora. Hanyuma kandi si we wenyine, ikindi nari ngiye kuvuga kuri uriya miryango ngo y'abashimuswe. Ego, ikindi nari ngiye kuvuga ntaragera kuri iyo miryango, mwibuke ko ariko Isiraheli yagiye ikoronizwa, bayinyagaga abantu.
mwibuke ko na Nebukadinezari ariko yabigenje, atwara abahungu 60 barimwe ba Daniyeli, Shadraka na Meshaki. Sibyo, ni uburyo bwo kugukoroniza, kuko iyo umuntu afite umwana wawe gutegeka icyo ukora, iyo utagikoza ababaza umwana, kandi iyo umwana babara papararira. Iriya nayo ni propaganda y'intambara. Abahanga bo gutegura intambara barabizi ko gutera ni ugufata umwanzi wawe mu ntege nkeya ze, kandi intege nkeya z'umuntu zituruka mu rushako, urubyaro, bakajya babona intambara. Burya intambara zirwanwa mu buryo bwinshi. Netanyahu rero yanze gutsindwa iyo yibanze. Abisiraheli babona ko ameze nk'umuntu wabatereranye, bamwe barigaragambya, kandi n'ibisasu byakomeje kugwayo, hari abo byagiye byica bigize, abandi Bisiraheli byagiye bikomeretsa kandi bikanica ibikorwa remezo runaka. Ikindi cya kabiri cyatumye bamwe bigaragambya, abigaragambije ku ruhande rwa politike, ni ubukungu bwa Isiraheli bwari buri kumanuka kubera ziriya ntwaro. Hanyuma bakanamenya icyo Amerika yungukiramo ku ntwari baha. Deja iyo bamwe bari gutera hunguka abacuruza, sibyo, kuko abagurisha imbunda n'ibisasu n'imyambaro n'imiti. Gusa muganizira ni impuhwe. Intambara ni ikintu kidasanzwe, kuko intambara igiye kuba, ngenga ibintu sinshaka kubivuga ko mu politike, kuko kubivuga ko mu politike ntabwo ari domaine yanjye, nge sicyo nahamagariwe, sibyo. Ariko intambara itegurwa mbere y'uko iba. Utekereze ko nta ntambara iba batateguye bizahangirikira. Wategura si bizangirika utazi ikizabyangiza? Watangira intambara se neza uzi ikizangirika? Yes. Warabibaze, warabibariye? Barabibarira ku buryo imibare bisobwa niyo abantu bapfa, ariko ibyangirika byose baba babizi. Urumva, ni igitangaza ko umuntu ashobora gukora inkambi nta muntu ayikoreye uzayijyamo, yarangiza akanyura hejuru agatanga imbunda zikarasa abantu bakaba impunzi, bakabona icumbi muri rya nkambi bubatse, kandi inkambi yarubatswe mbere y'intambara. Ese wamugana inkambi yaravuye? Rero ni igisobanuro cy'uko abantu bategura intambara bafite ibi bintu barabizi, kandi mutagira ngo isi ishaka amahoro. Tagira ngo isi ishaka amahoro, igisobanuro cy'uko umuntu ari uw'isi nuko nta mahoro akenera. None igisobanuro cy'uko umuntu ari uw'ubugingo nuko atanga amahoro. Mutazifuza amahoro mu isi, kandi nta mahoro yuzuye twahabonera. Yego. Iyi miryango yose birivuga ngo gushaka amahoro ngiri kubungabunga, twanzure yuko nta mahoro ibiri gushaka. Oya, nta muryango w'amahoro uba mwisi. Umuryango w'amahoro uba mwisi utera inkunga z'intwaro. None se ubu wasanga abana bawe bari kurwana, umwana wawe n'uwanjye bari kurwana, babakiranura bari gukoresha ibinonko, wajya kubakiranura ukabaha amabuye? Oya, nta muryango w'amahoro ubaho. Cyokora uw'umutekano washoboka, kuko umutekano si amahoro, kuko umutekano nawo ugabanwa mu byiciro runaka bitewe n'igice bashaka kuwuha. Ku buryo umutekano ushobora guhitamo kwezi igice kimwe, yes, ikindi kikaba mu ntambara. Ikindi nshaka tuza kuganiraho, wenda abantu bari bagize ibyo bibazaho cyane ku by'intambara, cyangwa se bari ntekereza hari icyo bumviseho. Gusa icyo ndashaka kubaza, kuriya kutumvikana cyangwa se iriya myigaragambyo, hari icyo bikwiye guhungabanya, cyangwa se hari significance bifite ku biri kuba aka kanya, cyangwa n'ubundi nta kintu? Nyine wowe bibabajije nk'umusivili. Urusaku rw'Abisiraheli bari kwigaragambya ntirungana n'urw'amasasu abasirikare bari kunyuramo. Biroroshye ko umuntu wihanganiye urusaku rw'amasasu yareka urusaku rw'akanwa. Biroroshye cyane ibyo ngibyo. Netanyahu yabikorera ko yabigambiriye, bakabikorera ikindi, ariko amarira y'umuntu uri mu mahoro ntabwo atuma umuntu uri mu ntambara ahagarika umutima, kuko bariya bari gutaka bavuga ngo muhagarike intambara, ariko abandi barabizi ko ibyo bitatuma igisasu kitabagwaho. Na affection militaire rero. Nimvuga affection militaire murabyumva ko affection militaire ntabwo ireba ko kanwa k'umuntu uri kuvuza induru, ahubwo ikiguteye giturutse. Yego. Wow.
Evangelist, hari abantu benshi bakunze kubona cyangwa se gufata bino bintu bibaho n'iki ntambara n'ibi byose turi kubona muri iyi minsi bakabihuza n'ikintu cyitwa Illuminati. Ntabwo nshaka kuza kubijyamo no kubisobanura, ibuze kubidusobanurira. Ndumva ari n'ubwa mbere kino kintu ngiye kukibazaho kuri Nkunda Gospel, kuko njya nirinda kukibaza umuntu wese mbonye, kuko hari umuntu cyane ugisobanuza amarangamutima cyangwa se akagisobanuza n'ubwenge budahagije n'amakuru adahagije bifiteho, ugasanga bishobora kuba byayobya cyangwa se ntibigire n'icyo bimarira ababyumvise. Ikintu cyitwa Illuminati, wenda mbere yuko tujya mu ruhare rwayo n'ibikorwa byayo n'uyu munsi kuri gukora, ni ikintu cyaje gute, kimeze gite? Kuza kwa Illuminati ituruka kure, ariko reka tubanze dutanga ubusobanuro bwayo. Yitwa abamurikiwe. Ubundi Illuminati ni imbaraga za Satani zikorera mu isi mu buryo bw'ubukungu n'ubutegetsi. Icyo kintu mucyiteho. Mu buryo bw'ubukungu n'ubutegetsi, hakazamo noneho no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Illuminati ubundi ni ukuboko kw'imbaraga z'abakarudaya. Bundi nyirizina Illuminati ituruka mu bakarudaya. Abakarudaya ubwo ni bande? Abakarudaya, nimusoma Bibiliya iravuga ngo Imana ihamagara Aburahamu imukuye muri Uri y'abakarudaya. Ni abantu batemeraga Imana rurema, bari bafite imbaraga zo gukorana n'imyuka kuko babyarwa nayo. Aho hantu ndahatinda kuko babyarwa nayo. Iyo usomye Itangiriro 6, iyi Bibiliya mfite y'ubusobanuro yo iranabisobanura. Hari n'abantu batubajije ngo iboneka gutaho izindi Bibiliya zigurirwa, niho muyisomera, niho muyibariza. Itangiriro 6 igice cya 6. Wenda hari abantu batakurikiye ibiganiro twakozeho, ariko reka masome. Ni igice cya 6 umurongo wa mbere. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongora abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Nidushaka tuze kwitsa aho ngaho. Aha ubwo ndi kumwe na dogiteri araza kumfasha dusesenguza ibi bintu, ubumenyi n'umwuka. Aba bana b'Imana bavugwa ni abamarayika bari bayobowe n'umutware witwa Zazeri. Abamarayika bavuye he? Aba bana b'Imana bavugwa ni abamarayika bavuye mu ijuru. Mujye musoma muri Bibiliya, Yobu yasabiwemo Imana ihura na Satani. Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana barateranye. Reka tuhasome igice cya mbere muri Yobu. Naho tuhasome igice cya mbere nahageze. Igice cya mbere muri Yobu, soma uhereye ku murongo waho wa mbere. Ava mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu. Uretse gato, genda gato nanjye nsomere nka babagabo. Mu gihugu cya Usi. Usi ni Ashuri, muri histoire bayita Asiriya. Ubu ngubu ni Siriya. Ubu ni Turikiya. Asiriya ntabwo ari Siriya. Ashuri, urumva uburyo byandikamo Asurire. Mu gihugu cya Usi ubu ni Turikiya ya none. Hari umuntu witwaga Yobu. Yego. Kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Yego. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, abana 10. Urakoze, rekeraho. So mu murongo wa 6 uravuga ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka. Baje bashengereye Uwiteka kandi na Satani yazanye nabo. Urakoze. Buretse gato, teoloji y'Abagiriki irababeshya ikavuga ngo ni bene Seti. Umuteologe unkurikiye uri hano, nambwire mwene Seti yigeze ajya mwari no teraniro? We na Satani. Buretse gato, aba ni abamarayika biswe batyo, nibo biswe abana b'Imana. Bashengereye rero bari kuramya Imana,
na satani yaje mwari no teraniro. Komeza usome. Uwiteka abaza Satani ati uturutse? Yego. Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi. Uretse gatoya, urumva aho bahuriye ni mu iteraniro ry'abana b'Imana. Imana iratungurwa. Satani uvuye. Uzi impamvu se? Nyine ni nk'uko waba uri hano ukabona acomotse hari ukamwese ko nari nzi ko wakagombye kuba uri hano. Utagombye kuba uri hano? Wakagombye kuba uri hano none uhaje nonaha. Uvuye uti mvuye mu isi. Urumva ko haba abana b'Imana bateraniye hatandukanye naho Satani avuye. Yego. Yego. Si ikintu cyumvikana? Yego. Mvuye mu isi. Soma. Uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Urakoze. None ubwo avuye mu isi hari umuntu Imana ihagira rero. Soma wumve. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Yes, ko muri iyo singira y'umuntu witwa Yobu wamwitegereje wamubonye yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Urakoze rekera. Imana iramwirata kabisa. Urakoze. Aba bana b'Imana rero babaga mu ijuru ry'umwidagaduro, niryo ryakorerwagamo kuramya no guhimbaza Imana. Riyobowe na Lucifero, Satani ataracibwa. Hano dusomye, abanasho no kuzaza muri commentaire. Hano dusomye ni mbere yuko acibwa cyangwa ni nyuma? Ni mbere yuko Satani acibwa, kuko Satani yaciriweho iteka Yesu asoje umurimo wo gucungura. Yes. None se mbere kose Satani yabaga? Ntabwo yari aciriweho iteka. Ariko ntiyabaga mu ijuru. Ntabwo yari ari mu ijuru, yaciwe mu ijuru ariko ntiyacirwaho iteka. Kimwe nuko natwe abazajya mu ijuru ntibazava mu ijuru, tuzaba tuvuye mu isi aho Satani yari yajugunywe. Mani pasha bamugani wawe nanjye ntuze ko confuse. Oya, ariko abo confused ubaze kuko uri kubariza abandi. Nyine Satani yatawe mu isi. Ubwo no gucirwa nyuma yo gucirwaho iteka. Exactly. No gucirwaho iteka niki no gukurwa mu ijuru byari bivuze? Gukurwa mu ijuru ni ugukurwa mu cyanya cy'abakiranutsi agatabwa mu isi. Sibyo? Mu cyanya cy'abera nyine ntabwo yari kuramira ahera yanduye, yari kujyanwa mu isi agategerezwa kuyoboka. Burya Satani yo yemera ubucunguzi bwa Kristo, ntabwo yari gucirwaho iteka. Burya se yarafite amahirwe nayo yo kwemera cyane. None se niki gituma Bibiliya ivuga ngo Imana ibikorera kugira ngo igaragaze ko ikiranuka? Murumva ari indu yirega gukiranuka. None se mubo Yesu yaraje gucungura cyo mu bari kwemera gucunga bakabona agakiza nabo bakera nkuko twera. Satani nawe yari muri umubare. None se wageze ngo kiriya gihe isi yayoborwaga nande? Reka tuvuge ko ari Satani, sibyo? Uyu munsi ntabwo isi ari ya Satani, isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Noneho reka tuvuge ngo umuntu ateye igihugu runaka, sibyo? Perezida akemera kuyoboka, wageze ngo abaturage bakicwa. Urakoze. Na Satani yakora ako kajeste kongera kagota, ariko nubundi nubwo ndi nahanemera ubutware bwawe. Ntiyajyaga gucibwa. Ku rufunguzo rwari rutari mu maboko ya Kristo. Urufunguzo rwahawe Kristo iyo Satani atabonetse mu bera, nicyo cyatumye n'abera bakorerwa ntuze barimurwa, bakurwa mu bituro aho yari afite ubushobozi, bakurwa hitwa mu cyumba cya Shewori, bajyanwa mu isi yo gutegerezwamo, bibihita mu isi y'igicaniro. Ariyo ya purgatori? Ya purgatori nge sinyemera. Purgatori ntabwo nyemera, kuko umuntu uriho ntagira ubutware ku wapfuye ku buryo hari icyo wakora kikamweza cyangwa kikamwangiza. Ariko umuntu wapfuye wese agira aho abarizwa mbere yo kuzajyanwa, twese tuzahura. Afite aho abarizwa mu isi y'igicaniro, kuko uyu munsi hari abantu bari mu isi y'igicaniro, hari n'abari mu butware bw'ibiganza by'umwijima aho Satani abohewe. Kuko aho Imana yabohewe Satani niho n'abamuyobotse bose bakingiranirwa. Bari kumwe na shebuja nyine. Siko Bibiliya ivuga se ngo mube hamwe na shebuja Satani? Urakoze. Dusuye kuri ba bana. Aba bamarayika rero bamanutse muri iri juru. Kubera iki? Aba basigaye batari ku ruhande rw'Imana ntibabe no ku ruhande rwa Satani. Satani amaze gucibwa. Hamanutse kimwe cya gatatu cy'abamarayika manukana na Satani, abo bitwa abadayimoni. Hasigara abandi bamarayika aribo twita sekibi. Bibiliya iravuga ngo ni imyuka mibi ikorera mu batumvira, kandi yo inazerera mu kirere. Hanyuma aba Efeso 6
hasome 12. Abefeso 6:12 cyangwa se Abanyefeso. Abanyaefeso. Aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Urakoze. Kamisome Icyongereza twumve. Neza. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. No princess urumvamo ihisi nabinyuranye. N'abantu bafite amahame y'ubwo bwami. Ko nubwo tuvuga prince na ba princesse n'ubundi bituruka kuri principe by'amahame. Inshuti yanjye n'abantu bafite amatwara n'ibisonga. Urumva noneho by'umwijima ntabwo dukirana. Gukirana ntabwo ari ukurwana, ni intambara iteruye. Ni intambara iteruye kuko iyi ntambara ntabwo ari twe tuzayirwana, izasozwa na Kristo. Za Erimagidoni n'ibindi. Twebwe tumeze nk'abari gukirana. Iri juru nta kindi kiribamo, ni ubuturo bw'iyi myuka mibi, rirahindurwa rikitwa ikirere. Kubera iki ryitwa ikirere? Nta juru ribaho ridafite Imana. Ryitwaga ijuru kuko Imana yarigendagamo mu gihe Satani yayoboraga kuramya no guhimbaza. Aha ndi kwanga kubagora mu mutwe ngo mbahe ibyanditswe byinshi, niho haturuka imyuka mibi yagiye kuri Ahabu. Mwuka mubi uturuka ku Uwiteka ujya kuyobya Ahabu. Icyo kintu abantu bajya banakibaza. Ntabwo ari umwuka mubi Imana tuzi nk'Imana nziza, Imana igira imyuka mibi. Impamvu bakoresheje ikinyarwanda kivuga ngo uturuka ku Uwiteka ntabwo ari uko ari umwuka mubi Imana itanze, ahubwo ni uko ikuye uruzitiro kuri Ahabu, yemerera ya myuka mibi kugira uruhare kuri Ahabu. Ikuyeho uburinzi nyine bwabaga kuri Ahabu, yemerera ya myuka mibi ikora kuri Ahabu. Niyo mpamvu bavuze ngo iturutse ku Uwiteka kuko Uwiteka niwe wabyemeye ko Ahabu yoshywa nayo, kuko yari yanze kuyoborwa n'umwuka. Niba utayoborwa n'umwuka, Imana ireka ibyo wemera akaba ari byo bikuyobora. Iyo ikuretse rero byitwa ko igutanze. Sibyo? Iyi myuka mibi yahangaga kuri Sawuli, Dawidi agacuranga ikagenda. Iyi myuka mibi rero yashimye umwana w'umuntu iryamana nawe. Hari abantu na dogiteri ndabizi ko utari bubyemera ariko ndabikwemeza. Hari abantu bavuga ngo marayika ntakorwaho. Abasomyi ba Bibiliya ntimukwiriye kubyizera mutyo. Umunsi Aburahamu asurwa yarabagaburiye bararya, arabasuhuza. Icyo kintu uragisobanura. Yarabagaburiye bararya, arabasuhuza. Uyu munsi nyuma y'ubucunguzi bwa Kristo twambuwe kurebana na marayika n'undi muntu uzakubwira ko yabonye marayika. Ujye ubifata nk'ivangirwa cyangwa yasuwe n'abadayimoni, kuko ubwami bw'abamarayika bwasimbuwe na Kristo abonye ko abamarayika bacumura bakayobya abantu. Oya. Nese kuri kuryamana dusomye ngo abana b'Imana barya babo. Ni raporo sexuelle y'umumarayika. Ibifatika exactly. Tuganire. Marayika nimuvuga ngo ntagira umubiri, Yakobo yamufashe he bakirana? Kunyonga ngo yitako. Ni marayika wafashe kunyonga yitako. Ariko se Yakobo wafata marayika. Se wa mugano umwuka wawe ufata ukawukomeza ukavuga ati wa mwuka we ndagufashe. Yewe sinibaza impamvu abantu batuyobya bakatubwira ngo marayika ngo ntiyakambara umubiri ngo bikunde. None se tuganire. Umuntu urya ibiryo, marayika se Aburahamu yamutekeye ibiryo by'umwuka? Tutemera ibyo, abatemera ibyo ntibakemera ko na Kristo yabaye. Exactly. Kuko uburyo yavutsemo nabwo ni uburyo bw'umwuka kandi turabyemera. Bukaba rero umubiri ufatika. Akaza kuba umubiri ufatika. Yarariye. None se atabaye ubundi kuri dogiteri nagiye mbyifashisha, atabaye umuntu w'umubiri ugaragara, ijisho ryawe ryamubonesha iki? Yava amaraso atese byagenda bite? None rero kuba bafite uyu mubiri urya ugafatwa bikagaragara, yagize n'umubiri ufonction, atera inda,
ariko noneho urubyaro ntiruzanywe n'Imana, ni uburyo bwa ya myuka itemera Imana. Barabyara. Bibiliya iravuga ngo babyara za ntwari zabaye ibirangirire bya kera, niko itangiriro rivuga, ari nabo bantu batukaga Imana. Niho hakomoka abakarudaya. Kubera iki baba barozi? Nyumva gatoya, buretse gato. Kubera iki baba barozi? Nuko umwana wabyawe n'umwuka, ise ntiyagumye aho ngo ashyingiranwe na nyina. Ise yaragiye hasigara nyina. None uyu mwana ashaka kuvugana na se, kandi se nta cyambaye wa mubiri. Bibiliya iravuga ngo bakingiraniwe Gehenomu. Zazeri yaraboshywe, abohwa na Rafayeli, marayika Rafayeli. Sibyo? Niba abohewe Gehenomu, arashaka uburyo bwa kominikasiyo asabana n'urubyaro rwe, narangiza ajya rutuma kumukorera kuko waraboshye. Araguha imbaraga, arakora transfer y'imbaraga zimurimo. We ubutware bwe n'umubiri we ntabwo abukoresha, ahubwo aragaba. Urumva? Nagaba, Bob wantumye, ntabwo najyana imbaraga zawe, njyana imbaraga z'ijambo ryawe. Iyo njyana imbaraga z'ijambo ryawe banyumvira nk'uko bakumvira. Nubwo buryo Satani akoramo, n'abantu bavuga ngo aridegembya, no, araboshye. Ahubwo kuvuga ngo arazerera ni imyumvire ya Satani mu bantu badakizwa. Niyo mikorere y'abadayimoni ituruka kuri Satani itaboshywe, yizenguruka rero. Noneho iyo myuka n'urwo rubyaro rwarihariye rwiyita Illuminati, bivuze ngo nabamurikiwe. Abantu mujya bavuga ngo umuntu ngo yagiye muri Illuminati. Illuminati ni umuryango w'abantu bake cyane, umuntu awujyamo ari uko upfushije undi, ahubwo ugira amashami menshi arekirita abantu. Yes. Illuminati ngo runaka ngo wa muhanzi ngo ni umwilluminati, akoresha mwigisha n'umwe, ngo wamwigisha n'umwilluminati. Oya, ntabwo ari we. Nawe ari mu maboko, ari munsi y'ukuboko kwabo, ariko we ntiyitwa umwilluminati. Hari imiryango bagira y'abaroze croix, hari imiryango y'abafreemasons, hari imiryango myinshi bafite. Ni abantu bafatika bahari, babayeho babiherereka, barahari, bari bapresenta Satani mu isi, baganira na Satani face to face. Ukira aho ngaho kwa ukanomvuze baganira na Satani face to face, hano bibaza kino kintu Satani ahari cyangwa aboheye n'ahari hose uduze kudusobanurira. Ni umuntu ufatika, cyo ni ikintu gifatika wakwaga ukigasuhuza ukaganira ukavugana nacyo. Adafatika se murumva yari kuremerwa he, yari gufungirirwa he? Rega mujye mutekereza umwuka ufungiwe he. Icyo nacyo mugitekereza. Afatika nk'uko baba marayika nabo bafatikaga. Yes. None hari n'abantu bajya bavuga ngo ikuzimu ntihabaho. Kuki se mwemera ko mu ijuru habaho? Nkubwira umuntu wagiye mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Yagiye yanyuze he? Yabaza ateze. Kuyabara amajuru arabarika. Nubwo tudashaka kuyabarira abantu, mwebwe muzajye muri rimwe Imana. Sibyo? Kuko rega niba Bibiliya ivuga ngo abakuru 24 nuko bayoboye nayo madipartema. Kikano ko nubashyigiye kuba ibintu byinshi. Nyine ibyo ntibikurushye mu mutwe ko hari ibintu byinshi abantu babashukamo, bababeshyamo. Tugize abantu kuri. Icyo ni ikindi kiganiro cyo ndakibikiye. Tugize abantu kuri, abantu mwumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya igaruka ikavuga ngo abasenga Imana bakwiye gusengera mu mwuka no mu kuri. Nuko n'ubundi duterewe mu mwuka. Ni na ngombwa ngo niba dutererwa mu mwuka turwanire mu mwuka, niho tuzatsinda. Sibyo? Kandi mu mwuka ntabwo ari muri twe. Mu mwuka ni mu Mana ubutware bwacu bukorera. Rero Illuminati nabamurikiwe niki? Bibiliya iravuga ngo na Satani. Bibiliya se bavugaho? Nyumva. Bibiliya iravuga ngo na Satani abasha kwihindura marayika w'iki? Umucyo. Urakoze. Uwo mucyo rero biyitiriye.
yihindura akasa nk'umurikira abantu. Nibo bamurikiwe ariko mu buryo bwinshi butandukanye. Ko imurikirwa ryabo si ngombwa kurivuga, n'ibimenyetso byabo bibaranga si ngombwa kubivuga, ntabameze nk'umuntu uri kwamamaza imirimo yabo. Oya, wameze nk'umuntu uri gukebura ahubwo no gutunga. Njyewe hari ubutumwa ntaza. Oya, umwuka w'Imana nimwuzura umwuka azabayobora, nimukizwa neza umwuka azaza, umwuka naza azabayobora. Si ngombwa kwirirwa mbabwira ngo dore satani, nababwiye ngo dore Kristo. Dore Yesu akuyobore. Hari ikindi rero Illuminati mu ncamake, ntabwo ibi muvuga ngo perezida ngo w'umu-Illuminati ngo yayoboye igihugu runaka ari umu-Illuminati. Illuminati ntabwo igenda ngo ibe perezida, ahubwo inoma umuntu ikamuha ya maprincipe, ikamushyira ikamuguti wowe uzashyire mu bikorwa ibi n'ibi. Niyo ataba ari perezida, niyo yaba uwo ari we wese. Hanyuma ikagira ibyaha rero ikoreramo kugira ngo imenagure imbaraga z'abera. Ikorera mu bupfumu, igakorera mu butinganyi, igakorera no mu kumena amaraso atariho urubanza, no mu busambanyi. Kuko gusambana ni igikorwa cy'ubusabane kiba kibaye kandi ni isezerano ubugiranye n'umuntu. Ariko icyo nibaza wenda n'abantu benshi bibaza, ni gute umuntu ari buze gupromotinga ibintu bibiri by'umusane abantu bakabyakira kimwe n'imbaraga, nk'ibintu bifite imbaraga kandi bakabyemera. Umuntu ari gupromotinga ikintu cy'ubutinganyi. Wenda tuzabiganiraho mu kiganiro cy'ubutinganyi ariko tubivugeho gato. Apromotinze ubutinganyi, abantu barabyemeye yuko umuntu ashaka, umugabo n'umugabo ashaka kuryama. Yongera promotinze ikintu cy'ubusambanyi hagati y'abantu babiri badahuje ibitsina, nabyo abantu barabyemeye nk'ikintu cy'ukuri. Aho nta confusion irimo, ntayirimo. Harimo za mbaraga za ya myuka. Rero niho muhita mumenyera ko Satani ataje ari wa muntu ukorwaho, yaje ari ya myuka. Deja wa mwuka wabibemeje, habayeho sensibilisation y'imyuka mibi. Abantu bayobowe n'iki? Sibyo? Kuko ubutinganyi muri Illuminati buri muri sekte y'intambara. Muri Illuminati ni agategeko ka 6 kaba Illuminati bita 33 degree Church of the Satan. Agategeko mu mategeko 33, aka 6 bakita to reduce people, tugabanya abaturage. Kubagabanya harimo gushyiraho abatinganyi, family planning, yes. Kubagabanya hariho watangazwa nuko muzi abantu basansibirije amakondome bwa mbere ni Roma. Ibyo bintu byose nitugabanya abaturage duhere ku muntu utaravuka, kuko utaravuka niwe isitinya kuruta uwavutse. Ubu wese Satani azi niba hari icyo umutwaye, niba ntacyo bamutwara. Abortion biki? Yes. N'ibindi byinshi bitandukanye. Mu ntambara rero nibamena amaraso baraba bari konsa, kuko amaraso niyo mashereka se yonka. Se w'abatinganyi yonka amaraso nk'uko umwana yonka amashereka. Atabonye rero amaraso ntabwo atanga ubutware. Abantu badukurikiye babizi, bazi icyo bita kuosha nyota na kuwasha nyota, kwatsa inyenyeri no koza inyenyeri. Bazi icyo bikorwaho. Hari abantu babona ubutware bishe, sibyo? Hari abantu babona ubutware bagiye kuraguza. Mwibwira ko umupfumu yabikuyehe ngo abibahe? Kiri mu bintu nura no mu telefone nyine nabyanditse. Izi mbaraga wumva ngo pastor runaka, ngo muvuga butumwa runaka, ngo umuntu runaka ngo afite imbaraga zimukoresha bira bitangaza, ariko nyine bavuga imbaraga zitari z'Imana. Ni ibintu bibaho, ni ibintu bikora. Aba bana babatinganye, reka mbabwire uburyo bwa mbere bavukamo. Purita aba bana b'Illuminati uburyo bwinshi bavukamo, bavuka mu buryo buruta ubushake bw'umugabo n'umugore. N'umwana uvuka iwabo baramumuritse akavukira gukorera ibyo bigirwamana. Iyo bamumurikiye izo mana, iyo myuka mibi, ari direct kuri yo, arayihamagara ikamwumva, arayoriyanta ikagenda. Kuko ni ukorana nayo
kabiri, hari n'abana bavuka bararagurijwe. Umuntu yari yarabuze urubyaro akajya ku mupfumu bakamuha umwana, uribwira ko uyu mwana ari guturuka he? Umuntu akavukira mu muryango bakarasaga amaraso ye bakayaha iyo myuka mibi, uribwira ngo aya maraso agiye hagiye gukorana nande? Ni isezerano ry'amaraso. kandi uwo muntu arakura akabaho akiga akabyara akiga akagira. Niyo mpamvu biga aho kugira ngo bakore ibibyara inyungu y'abantu bagakora ibisasu bimara abantu, aho kugira ngo umuntu w'umuhanga wiza agirire isi umumaro agakora icyorezo kiyirimbura. Ni umwuka uturuka kuri ba badayimoni baziritse ufite ishyari ryo kwanga umuntu Imana ikunda. Barabaho mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ubwanzi bwa Satani ku kiremwa muntu. Niyo mpamvu umuntu ababara, bakashyira intambara hariya, bakica abana, bakica iki. Uwo mubabaro n'ayo maraso n'ibyo bitambo byose biri gutambwa bari konsa se. Ibyo nibyo bimunezeza. Rero ubikoze wese aba upgraded, ahabwa isumbwe. Nizo mbaraga bazikura. Ngayo nguko. Ibi bintu niyo tubivuze, niyo tubitekereje, hari abantu bibaza ngo noneho Satani se agira imbaraga ziruta iz'Imana, cyangwa nuko ari abantu bizera cyane kurusha uko bakizera Imana? Satani ari direct ku bantu kuruta ku Mana, kuko Imana bidusaba ko twitanga twebwe ubwacu, ariko Satani ntibimusaba kuba witanze, bimusaba kuba urangaye gusa. Imana iradusaba ko tuyizera tubishyizemo uruhare, ariko Satani niyo nta ruhare ubifitemo, aprofitira mu burangare ugira. Kuko Imana ntabwo ikora 100% ku muntu. Nibura yakora 80 indi 20% igasigara ari y'umuntu, kuko musome Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda, kubera iki tadukunze tutayikunze se? Ngo kandi abanshakana umwete nibo bazambona, kuki takwiyereka utayishatse se? Nuko yamaze kwiyereka isi, yatanze Kristo aravuga ngo bamwizera. Biragusaba nawe action. Kwizera ni igikorwa, nubwo babwira ngo ijuru ntirikorerwa, nibyo ijuru ntiturigishamwe imirimo, ariko turigishamwe impinduka. Izo mpinduka duhinduka ziduha imirimo. Abantu bumvishe ibyo turi kuvuga bibaza ku kintu cyitwa Antikristo. Antikristo azaza ari uburyo bw'amayobera ya Satani, ariko muri iyi shusho n'ubundi yo gushyira mu bikorwa umutego wose. Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane, ariko uyu munsi ntahari ku buryo wamuvuga mu buryo buri official. Arakora none rwose mu buryo bw'amayoberane, ariko hari umuntu uzitwa we, yiyita iryo zina bimenyekane nk'uko tuvuga ngo ukanaka naka tuwe cyane. Ibi byose muri kuvuga n'intambara ya Yerusalemu zose, nimubona imiryango 12 yiyunze yose ikaboneka ubwami bwa Dawidi bukaza bwuzuye, muzamenye ko ibyo byageze. Ariko ibi byose bari kuvuga by'intambara zindi ntabwo ari Abisiraheli bose bari kuzirwana, n'imiryango 2, ni Yuda na Benjamin. Ariko umunsi muzabona Isiraheli yose imiryango 12 iri hamwe, muzamenye ko ibyo bibaye, kuko hazaza uwiyitirira Mesiya nyirizina. Abisiraheli bazanabanza kuyoba bamere nk'abamusenga, nyuma bazabona ko atari we, bajye bakemera ko wa undi wavutse bakamuhakana bakamubamba yari we. Nicyo kizatuma bahindukira bagapfukama bakavuga ngo burya uwo twanze niwe wari umwami wacu. Azaba ari umuntu nkabo. Yego, azaba ari umuntu w'amaraso, ariko ufite imbaraga zikora ibitangaza. Ko Bibiliya iravuga ngo niba bishoboka bazamanura n'umuriro uve ku bicu. Atandukanye nuko washyiraho perezida, wahitamo urugero papa n'iki. Azima mu buryo bw'ubutegetsi, kandi abantu benshi bazamufata nk'igisubizo, ndetse isi yose izamuyoboka. Uburyo azamera mu buryo azaba atanzemwe amahoro bizatuma bamufata nk'umwami w'amahoro. Noneho namara kunga aba bantu bose bazavuga ngo ubwo yunze abakure n'abahafi niwe Mesiya, kuko bategereje amahoro ku ngoma ya Mesiya. Bo ntibazi ko Kristo yaraje gutanga amahoro mu mitima y'abamwizera, bazi ko yaraje kuyatanga mu gihugu. Igihugu kidafite amahoro rero kiravuga ngo Mesiya ntaraza. Noneho nabaha amahoro azababeshya icyitwa amahoro, intambara imere nk'ishize, yunge ba bantu na ya miryango yongere ihuze, imiryango itaho kigaruke yongere byihuze. Byihuze. Noneho nibimara guhura
bazajya bamwikubita imbere bagira ngo niwe Mana, nyuma yaho ariko bazatahura. Ariko twigeze twakora ikiganiro kuri Nkunda Gospel, twari turi kumwe na Theo, tuvuga kuri izi mbaraga z'abayeluminati, uburyo bakoresha siyanse, twabivuzeho. Tuvuga kuri izi mbaraga z'ibitaboneka, nacyo twagikozeho ikiganiro. Tuvuga no kuri aba bantu ba artificiel intelligence, ubu bwenge, yes, artificial intelligence, ubu bwenge bukorwa umuntu w'umuremano. kandi none muri iyi minsi bireze. None se iyo tubivuga, niba twarabivuze ejo none bikaza, ubwo muracyahinyura ibyo tuvuga none gute? Tuvugisha ukuri. Niba twarabibabwiye hashize, ubu turi bikaba bihari, noneho ibi turi kubabwira byo murabihinyurira iki? Murakoze. Muri iyi minsi hari ikintu cyabayeho, ariko nge uko nagifashe wenda sinzi uko wacyakiriye, byo kuba umuntu yahanwa cyangwa yakuzuzwa umwuka wera, hakaba icyo nakita nko gucecekeshwa. Hari abantu benshi batekereje ko cyangwa se bavuga ko ashobora kuba ari umwuka mubi wa Satani wo kugira ngo acecekeshwe za mpano z'Imana, abantu basigare nta nyota afite y'uriya mwuka wera cyangwa biriya bintu. Bigenze gahoro, yacecekeshejwe hehe? Ntabwo turi buhavuge ku mpamvu z'umutekano. Ariko njyewe mujya munsetsa umutekano waho mu rusengero, ntabwo ari mu ibanga. Mu rusengero si mu ibanga. Okay, hareka njyewe ntabwo mpazi, gusa byabaye, nta n'ibyo nabonye, gusa byabaye. Reka da, hako tuntu ntabwo njya ntumenya. Reka mbanze mbabwire iki. Umwuka w'Imana ntabwo ajya acecekeshwa. Ushobora gucecekesha umuhanuzi wari ugiye guhanura, ariko Imana ikanyura mu mitima yabo yari igiye kuburira, ikabahindura batanumvisha ijwi ry'umuhanuzi. Icyakora uwo muhanuzi ashobora guhaguruka avangiwe, umuntu wamucecekesheje akaba afite umwuka w'ubugenzuzi, sibyo? Kandi nibutse abahanuzi, abigisha n'abandi bose, nta muntu n'umwe ugira impano icecekesha izindi mu iteraniro nk'umuyobozi. Umuyobozi akubwiye ngo ceceka, bishyire ku murongo utuze. Nuko abantu batajya bemera kurerwa, ariko burya impano y'ubuyobozi iruta izindi mpano zose. Watoranyirijwe kuyobora uwo munsi niwe Imana inyuramo kuruta abandi. Rero hari igihe banahaguruka bakavangirwa. Nanjye nagiye mbicaza benshi, kandi uyu munsi njyewe sinanemera ko hari abahanuzi dufite ngo babacecekesheje mugira ikibazo. Sinzi irangaje babacecekesheje. Nta bahanuzi dufite ku buryo babacecekesha mukagira ikibazo. Abahanuzi dufite bagomba no kurenganira ubuhanuzi bubarimo, mukareka ibibazo bindi ngo bahuye n'ibibazo. Ba Yeremiya bishwe n'amabuye, batewe amabuye, abandi baciwe ibihanga, none mwebwe babacecekesheje biba intambara. Ntabwo numva ko gucecekesha abahanuzi ari ibibazo. Nimurekeraho kubigira ibibazo, sibyo? Ikibazo cyaba ari iki? Kuko byahoze, ahubwo ikibazo wahagurukanye ubuhanuzi bw'Imana nyirizina. Niba ari Imana izahorera ibyo yashakaga kuvuga bigereyo, sibyo? Hanyuma kuvuga ngo ni umwuka wo gucecekesha, tuganire dushingiye kuri iryo torero wavuze, byabaye mu ruhame. Ntabwo wumvishe umuhanuzi hanuraga avuga izina ry'umuyobozi ngo uraciwe, ngo Imana iraguciye. None ese mutekereza ko Imana yakora ririya kosa? Hako mujya mugira ngo Imana ni injiji? Muzi Imana ikoze ririya kosa cyaba ari igisobanuro cy'uko bari kubatizwa nta n'umwe uri kubabatiza, kuko ubwo bwere bw'Imana ntibwemera. Byaba bisobanuye ngo igaburo murya ntiryuzuye. Imana ntiyemera ubwo bwere, kuko itemera ubwere ntiyakeza n'ibyo muri kwita ibyera. Rero buriya iriya ni imyumvire y'abantu bigometse ku buyobozi bw'itorero. ni imyumvire, ni ubuhanuzi, ni imyumvire, ntabwo ari ubuhanuzi, ni imyumvire. Ntabwo Imana igikora kuriya. Kandi mbabwiza ukuri, iyo uri umuhanuzi w'Imana ntujya uhanura ubuhanuzi bw'umutware ngo bushyire ku karubanda. Ntabwo bibaho, sha muzaperereze. Eliya yasanze he Ahabu? Ninde muhanuzi dufite wavumwe cyangwa w'igicibwa kuruta Ahabu? Ko Eliya yagiye kumureba mu rugo se? Ntabwo njye biriya bintu simbyemera. Ntabwo ari ubuhanuzi bw'Imana buriya.
ni imyumvire, ni abantu baba bababwira ibintu byinshi biri mu mitwe y'abantu bituma yiyuzurishwa umwuka, kandi amarangamutima nayo Satani ayakoreramo. Nababwiye ngo upfa kuba urangaye, kuko Satani ntajya aha abantu impano, ahubwo akoresha izo ufite watwaye nabi. nizo aho ububyutse rwose arazifata. aziha ububyutse rwose, izo wasinzirije arazibyutsa akazikoreramo. sibyo, kuko iyo wemerwa ngo uri umuhanuzi, iyo uvuze ngo Imana iravuze, nta muntu uvuga ngo siyo, kuko basanzwe bazi kwigukoreramo. rero biroroshye ko wanayobya abantu. noneho rero ubuhanuzi buri kunyura mu itorero bukaza budashyitse gutyo, ni ikintu cyoroshye cyo guha abahanuzi umurongo. ko nta muhanuzi wari wavuguruza ishuri ry'abahanuzi Elisa yari yarashyizeho na Eliya? kuki tuvuga ishuri ry'abahanuzi ahantu bakavuza induru? njyewe ikintu gitangaje ni ukuri, sindi umuvugizi w'idini, ndidekaraye, sindi umuvugizi w'idini. hari na bimwe biba ntemera muri iryo dini, urumva. ntabwo nje rero ngo kuvugira umuntu runaka, oya, ariko emera urerwe. maze niba uri umuhanuzi ntayobora itorero riyoborwa n'umushumba. none umushumba arakureze, ntiwemera ngo ugiye gukoresha impano y'Imana utagira iyo kumvira? niba wowe uvuga ko nta mwuka agira, emera umwuka w'Imana ukuyobore, nagucecekesha imugenze nk'uko yagenje Uziya. Yesaya ahanure, Yesaya abona intebe y'Imana. ubundi intambara ntabwo ari iyacu. ntabwo waba uri mu ruhande rwa ba bantu bavuga yuko nta muhanuzi, nta n'ubuhanuzi bukiriho, byose ndi mu ruhande ruhakana abahanuzi. se nanjye nkaba ndiwe ndi umuhanuzi kandi nkunda ubuhanuzi. niba byose turi muri iyi minsi hari inyigisho kandi zitemewe na bake zamaze kuyobokana benshi, zivuga yuko nta buhanuzi, kumuvuga ngo urahanuye ngo ugize ute, nta bikiriho, ahubwo ubuhanuzi buhari bweruye butavangiye kandi bw'igihe cyose budakenewe n'ubundi bubwiyongeraho, ari ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya. kuki iryo jambo ry'Imana mudafata Bibiliya ngo muzihe abakirisitu nimurangiza mubirukane mu rusengero? iyo ni imyumvire y'abateologe ngo ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana. nibyo, ndabyemera ko ari ijambo ry'Imana, ariko rigira abantu basigiwe kuribwiriza, noneho bakanahanura iby'amayobera byo muri iryo jambo ry'Imana. nose ubundi guhanura mutekereza ko ari iki? ni uguhanura, ni ijambo ubundi abantu barisobanura mu buryo bubiri. guhanura byo guhana, kimwe muri byo. cya kabiri guhanura byo gufata icyari kure. guhanura, yes, byo guhanura. rero aha hari ibintu birimo bihanitse muri iri jambo ry'Imana bitegera ubwenge bw'abantu, bisaba umuhanuzi ubihanura akabyegereza capacity intellectuelle y'abantu, bakamenya gukora kw'Imana. ntuzi ko Bibiliya ivuga ngo nzasuka umwuka wanjye mu bantu banjye muri iyo minsi? turahakana umwuka w'Imana gute kandi ari Imana yavuze ngo muri iyo minsi nzawubasukaho? nose niba udusukaho tuzawukoresha iki tutahanuye? n'ahandi maze no kwicara kuri Nkunda Gospel no ku ijwi ry'umukanguzi ni ubuhanuzi. kuba umuntu yaguhanura ko mu myaka 3 iri imbere uzubaka etaje, bikumariye iki kuba byaza nk'ubuhanuzi? bwa mbere bizagutera kumenya ko nubwo wubatse etaje yari yaravuzwe n'Imana, si amaboko yawe, nuko Imana yabiteganyije. ntabwo ari ubushobozi bwawe, ni igeno ry'Imana. inyigisho zivuga yuko wabibwirwa utabibwirwa n'ubundi nyine birahari, bizaba Imana yabiteganyije ku buzima bwawe, nta mpamvu yo kubinyuza mu buhanuzi. ariko ntibikwemeza kimwe. iyo Imana ikoze icyo yakubwiye, bitera umutima wawe kwizera ukavuga ngo ni imigambi y'Imana. ikindi cya kabiri, imigambi y'Imana idukomeza mu gihe cy'amakuba. uravuga ngo nubwo mbabaye ariko Imana yavuze ko ibi bizaba. yes, nicyo Yeremiya yavuze. yaravuze ngo Imana yaramubwiye ngo bambwire ngo najyaga kubikora ntababwiye, ariko nabibabwiye kugira ngo mbareme agatima k'ibyo bazabona hanyuma. none se ubundi hari uwari wabihakana? bihakanwa n'ababigezemo. hari uwo babwira ngo Imana izagukorera bavuge ngo nishaka izabireke? ahubwo uwabigezemo aravuga ngo n'ubundi byari kuzaba kuko yabigezemo. ni umuhimbo nyine. ingingo ni nyinshi, cyangwa se ibintu nateganyije ko tubiganiraho ni byinshi, ariko mu nyemerere abantu bakurikiye kino kiganiro tugisoreze hano. yego, tugisoreze hano. barake gukurikira nabita igice cya kabiri, ariko kizaba ari ikiganiro cya kabiri nacyo kizanyura kuri zino mbuga zombi. tuzagenda tugaruka ku bindi bisa nk'ibi. hari ibintu abantu bibaza, hari ibinyoma biriho abantu bizera kandi bafata nk'ukuri, hari n'ibindi bintu byinshi cyane Imana yashyize ku mutima ko tugomba kuganira, cyane nk'ikintu kivuga ku muco
n'ubukristo, kuba umuntu yakizwa, kuba umuntu hari ibintu bigomba guhinduka none mu muco we, cyangwa wenda umuco n'ibyo umuntu yizeye hari ukuntu bigomba kugendana. Ibyo uretse se tukazabisubiriza mu kiganiro ntabwo rero tugiye kubivuga ubwo ngubwo, wenda abantu bazabona ititereze bakuri ibyo ngibyo bazamenye ko ikiganiro twabivuzemo. Nagira ngo ushimire cyane kuri uyu mwanya tumaze iminota 40 ingahe ishize yose tuvuga kuri ibi bitandukanye, kandi ntekereza ko abantu bakwiye gukuramo amasomo atandukanye, bakamenya ko imyuka mibi ibaho, imyuka mibi irakora, abiyitirira umucyo. Kandi nimwumva tuvuga ngo Illuminati, mujye mumenya ubwami bwa Satani mu isi bigaragara. Bajye bamenya ubwami bwa Satani mu isi bigaragara. Nituvuga Illuminati mujye mwumva ubwami bwa Satani mu isi bigaragara. Nituvuga Satani mumenye ubwami bw'umwijima mu isi bitagaragara. Babitindeho si ukubitindaho, babisobanukirwe muri ubwo buryo. Ntabwo ari ukubitindaho. Noneho ubwami bwa Satani mu isi bigaragara buzagutere gukizwa ku bigaragara, kugira ngo ibyo bigaragara bitaza biri mu ntego ya Satani. Noneho nituvuga Kristo umenye Imana mu ishusho y'imbabazi. Vuga umwuka mwumva Imana mu ishusho y'imirimo. Nubona imirimo y'Imana yakozwe umenye ko ari imbaraga z'umwuka wera zabikoze kubw'imbabazi za Kristo. Utabyumvise asubiza inyuma wongera byumve. Ari ukuntu uvuga amagambo y'ubwenge akurikiranye ku buryo umuntu abishaka kongera gusubira inyuma kugira ngo ajye kubyumva neza bisobanukirwe. Ariko natekereza umuntu udukurikiye neza, ukurikiye atarangaye, hari byinshi yungukiye muri kino kiganiro. Nanagusaba ko twagisoreza aha, turi bukomeze n'ibindi nyuma, wenda abantu bazabona ibiganiro kuri Nkunda Gospel no ku Ijwi ry'Umukanguzi biriho, cyangwa se tuzabishyiraho. Dusoze n'isengesho dusabira abantu gukomera uko umwuka kuyobora. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turi urubyaro rwawe, watubyarishije ijambo ryawe. Abayobywa bose na Satani bose bayobywa, ariko warabaremye. Uwari warayobejwe na Satani mu buryo bw'imbaraga runaka nyinshi zinyura mu isi y'umwijima, ndagusabye kuko ari wowe mucyo, utumurikire, ubwami bwawe buganze muri twe. Kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuramira abaguye, kuzura abapfuye, guha ubugingo kuba buzima, kwigisha ubwenge bwacu kumenya, kugira ngo tukangukire kubera amaso ubugingo kugera ku munsi w'ijwi ry'impanda. Dusenze ku bwa Kristo twizeye none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.